ni inkuru navuga ngo ntazi ukuntu navuga, kubera yuko mu cyumweru gitaha abo bakoranaga, abanyamakuru muri rusange, biteguraga gutaha ubukwe bwe ku itariki 26 z'ukwa 12 2024. ariko ikibabaje ndetse kikababaza n'abanyarwanda benshi, birangiye ubwo bukwe butabaye, dore ko ubwo bukwe bwawe kuzaba ejo bundi ku itariki 26. Uwo mugore we bakaba bari baragiye ku murenge barasezeranye imbere y'amategeko, icyari gisigaye ari gusezerana imbere y'Imana. Ariko ikintu kituzanye hano ngaho ni ukubabwira yuko umuntu wamwishe uri gukekwaho ngo ni umukobwa bakundanye igihe kinini, ndetse uwo mukobwa yakaba yari egisi we. Uwo mukobwa bakaba bari gukeka ko ari we waba wamuhitanye. Uwo mukobwa rero bakavuga ko yamwicishije uburozi, dore ko ngo yaba yaragiye ngo Gisaka, kandi uwo Oswald Mutuyeyezu akaba ari we wakomeje kubyivugira. Ariko n'ubundi bikaba byarangiye apfuye, dore ko yapfuye nta n'uburwayi na buke yari afite. Akaba yapfuye bitunguranye, yishwe n'urupfu rutunguranye rwose, yapfuye nabi. Uyu munyamakuru yakoraga TV10, dore ko yakoze kuri radiyo Mariya igihe kitari gitoya cyane. Uku kwezi kwa 12 niba ari imyaka niba ari iki rwose, izi mpera z'umwaka buri gihe zikunda kuba mbi. Abantu benshi b'ibyamamare ndetse n'abatari ibyamamare muri uku kwezi kwa 12 hakunda gupfamo abantu benshi cyane, abo muba muzi n'abo mutazi, bamwe bakamenyekana tukabababwira hano ngaha, abandi ntimubamenye, kuko ugiye no kumva n'amatangazo yo kubika rwose kuri radiyo usanga yariyongereye kubera impfu z'abantu benshi zagiye ziyongera. Ese bino bintu byaba biri guterwa n'iki, kuba abantu bari gupfa ari benshi cyane mu mpera z'umwaka? Ibyo byose kandi turi buze kubireba mu kanya. Ariko tugarutse ku wishe, iperereza riracyakorwa kuko nubwo yapfuye nta bugwayi, dore ko yapfiriye mu bitaro bya CHK. Babonye ameze nabi, yatangiye kuremba, bahita bamujyanayo. Ariko umuntu wamwishe nyine bakaba bari gukeka ko egisi we, bakaba bamushatse ngo bagasanga yatorotse, kugira ngo bamubaze amakuru neza, barebe niba ari nawe wihishe koko inyuma y'uru rupfu rw'uyu munyamakuru. Uyu ni umunyamakuru wakoreraga TV10 mu biganiro bitandukanye, mu isesenguramakuru cyane cyane ya politike no mu bindi biganiro, ariko bikaba birangire yitabye Imana. Ariko rwose pe ni ukwihangana, bamukundaga mukomeze mwihangane rwose, twamukundaga rwose. Imana imuhe iruhuko ridashira. Ibyo ngibyo bibaho, ariko rwose abantu nimugira umutima w'urukundo, niba warakundanaga n'umusore bikaba ngombwa ko mutagihuza, akaba agiye gukundana n'undi, ni gute wamugirira ishari ngo ushake kumwica? Ko abasore bahari n'abakobwa bakaba bahari. Yewe mukobwa ushatse undi musore, nawe musore ugashaka undi, buri wese ko waba ashaka kubana n'uwo bahuje ari kumvikana nawe, ubwo ngubwo ko kuri kumva ubukoze ibikorwa byiza. Dore umugore we rwose yasigaye, navuga ko yari yabaye umugore kuko yari barasezeranye imbere y'amategeko, yasigaye mu gahinda gakabije cyane, ndetse n'umubabaro. Bakaba bavuga ko nawe yagwaye ihahamuka, iyo bita toruma. Nawe rwose akaba ari mu bitaro, rwose ari mu bitaro bidasubirwaho, dore ko nawe ameze nabi. Ariko bakomeje kumwihanganisha ari benshi cyane, nanjye ndamwihanganishije. Abo bakoranaga namwe ndakomeje kubihanganisha. Inshuti ze rwose dukomeze twihangane. Twari kumutahira ubukwe ejo bundi kuri 26 z'ukwezi kwa 12, ariko bibaye ngombwa ko byanga avuye mu mubiri. Ibi ngibi bibaye nyuma y'uko DJ Dizzo yitabye Imana. Mutambuka Derrick, uyu mwaka muri uyu mwaka dupfishijemo abasitari benshi. Hari murumuna wa Miss Shanita wegukanye ikamba, nawe yari yitabye Imana. Umukambwe Ezra Mpyisi, umwe watangaga amagambo y'ubwenge, nawe yitabye Imana. Dore Imbogo nawe yitabye Imana. Uyu mwaka dutakajemo abantu benshi batandukanye b'ibyamamare, yaba mu mupira w'amaguru, muri siporo, mu myidagaduro ndetse no mu bindi bigiye bitandukanye.
gusa mukomeze mwihangane, ibyo bibaho, natwe niho tuzajya, kandi rwose nta kundi umuntu yabigenza hano ngaha rwose kuri iyi si bibaho. Gusa abantu mwongera umutima w'urukundo, ariko ngewe ukuntu ndi kubyumva, uwo mukobwa n'ubundi niwe wamwishe, kuko niba barakundanye igihe kinini, umukobwa ariko gakomeza bikanga ntibahuze, nyuma agashaka ko bahuza, yabonye yagiye ku murenge agashaka ko babana kandi byarangiye, umukobwa rwose ngo niwe bamuhitane dore ko batakoranaga neza. Basore rero, basore rwose kabisa, mujye mu rukundo, mumenye abo mukundana nabo bwoko rwose. Mana yanjye, ndi kubona bino bintu bigeze ahantu bikomeye pe, bigeze ahantu bikomeye. Si we wa mbere waba upfuye muri ubu buryo, harimo abandi benshi bagiye bapfa muri ubu buryo, bishwe n'abakobwa bakundanaga ngo nuko bakundanye abandi. Harabona agiye numva ngo bakundanaga nk'uko wakundana n'umukobwa akiga, ukamurihira akarangiza, wabona agiye kurangiza agahita wenda akundana n'undi, cyangwa se mukubakana inzu, ubundi hasigaye rero agakundana n'undi, bikarangira umwishe nyine ukamuhitana. Gusa rwose mwongere umutima w'urukundo aho muri hose, kugira ngo turebe ko rwose isi yacu yagaruka ku murongo neza, kuko ndi kubona bikomeje bikandogera gutya, byazagera ahantu henshi hakomeye, kandi ugasanga abantu bari gupfa mu buryo butunguranye. Mba numva umuntu upfuye neza ari umuntu upfuye ashaje, dore nk'uwo musaza Ezra Mpyisi yapfuye afite imyaka 105, ariko rwose abandi bari gupfa bakiri bato, abatari bashinga ingo bakiri abasore nta kana. Ni ibintu bibabaje cyane. Nawe yifuzaga gupfa afite akana, nta kintu asize hano ngaha kuri iyi si, agiye imbokoboko, nta muryango yari yubatse, wenda yasiga nk'akana, bari kuzamwibukira akavuga ati dore uru nguru nirwo rubuto rwawe, ariko nyine biranze, avuye mu mubiri arigendeye. Imana imuhore iruhuko ridashira, umuryango we ndabizi niwo ubabaye cyane, mukomeze mwihangane, umuryango we mukomeze mwihangane kabisa, mbafashe mu mugongo. Ibyo ngibyo bibaho rwose, twese niyo tuzajya, gusa bapfuye nabi, apfuye akiri mutoya rwose pe. Ubu byandenze, ndi kubura uko nabivuga rwose. None ikintu cy'incamugongo nuko aragiye no gukora ubukwe, ejo bundi kuwa gatandatu twari bubutaha, ariko birangiye byanze. Yari yarasabye inkwano, bari barazitanze, aho ubukwe buzabera, sare bari baramaje kuyikodesha, wanze nabo bari barayishyuye, amamodoka azabatwara byose bari barabyishyuye, ibintu byose by'ibikenerwa, dore ko urabizi ko iyo ubukwe bugiye kuba babitegura mbere ubukwe butari bwaba. Ariko ubwo birangiye bipfuye ubusa nyine, ubwo sinzi uko nzabigenza. Gusa nanone niba wenda yari afite umusaza we wenda utari wakura, cyangwa ngo azane umugore, ashoboye wenda kuvuga ati namujyane, dore ko n'uyu yamukundaga, gusa ntawamenya nyine, bashoboye no kudahuza bikanga. Ni uko nguko rero nasoza. Ndabashimiye cyane mwebwe twabanye hano ngaha. Iyi ni inkuru yari igezeho kandi ibabaje, bafashe mu mugongo bakunzi be, namwe mukomeze mwihangane, mugire umunsi mwiza.